gutekereza neza yego ungeze hararobo noneho bakajya babimpa ibyo binini bimeze nk'ato David narakoze none ngira ubwenge ntangira kujya mbifotora nkabishyira kuri groupe dufite y'abandi bana babakoze nabikubita kuri groupe abana bakabisacinga bakambwira ati ibyo binini n'ubimwe kuko igihe uzaba utabinywa bizakugiraho ingaruka zikomeye bakabisacinga bakabona ngo ibyo binini urabinywa ugakora nk'imashini David narababaye anise tarambwira ati rero ati humura ati Imana irashoboye ati ragukurayo ati kandi ntabwo uzapfa anise yaransengeye anise ati Imana imuhumukire anise yaransengeye aransengera okay tangira usenga kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu yego Witeka Mana Imana nziza iri mu ijuru ibera hose icyarimwe ndagushimye mbanje kugushima mwami kuko turiho tugejeje iyi saa duhumeka umwuka w'abazima izina rya rihabwa icyubahiro wandinze hano mu rugo mwami warinze abashyitsi warinze kameramani wakoze mwami icyubahiro kibi cyawe Data mwiza wo mu ijuru tugiye gukora episode ya 3 y'ubuhamya n'ubuhamya mwami bw'imirimo y'amaboko yawe n'ubuhamya mwami bukomeye bwaho wankuye hari benshi bariyo Data mwiza hari benshi bashaka kujyayo hari n'abavuye yari ku mwami bagifite isoni no kangononwa ko kutavuga aho wabakuye Oh haleluya reka mwami imbaraga zawe ziyobore ahantu ziyobore iki kiganiro mwami abari bucyumva abari bugikurikiye n'abazagikurikirana nyuma mwami n'abakurikiranye ibibanje Data mwiza reka bishinga imizi mu mitima yabo kandi bibigishe ntibice mu gutwi kumwe ngo bisohokere mu kundi kukuri Imana reka umvugisha ibikwiriye rero Data reka bari wowe unyobora mwami unyibutse kimwe ku kindi kandi by'ukuri izina ryawe nihabwe icyubahiro Data bisabye none n'iteka ryose mu izina ryawe Kristo amen mote mushize twa tuvuye Uganda bya bintu byose tumaze kubicamo abatarabikurikiye bonge basuye nyuma rebe episode ya mbere na episode ya kabiri none kugira ngo baze ni ya gatatu bakomezanye nayo tukiva Uganda tuza mu Rwanda kamara kubita Kadafi byakomeje gute aho niho twasoreje urumva navuye Bugande ngaruka mu Rwanda yego hageze n'ubundi mita nkora akabari hano haraguru rwose ni hafi hano ntoya hano twicaye yego curuza inzoga curuza amafi n'ubundi nikomereza akazi kanjye yego dangije rero Kadafi twasangiraga inzoga cyane hazamo ibintu by'amagambo ntabwo ndajya muri donc ubu yari umukiriya wawe yego ne yari umukiriya wanjye ariko nubwo nayo yimukubitiye icupa mu kabari kanjye nta kabari kandi ahubwo dutoranye nageze ngo naho ngaho mu kabari kawe oya njye nakinze ubwo ngiye mu ndagenda fata icupa ryanjye ndanywa ariko hakaba hari umukobwa wakoragamo nyine sindi bujye muri detail yego ntasimomba kumuvuga aza kumbwira amagambo nyine ngo Kadafi yavuze kandi yari umushuti wanjye none haje ncuhuje nanjye sanga nahembeye umujinya nanasinze wamurakarara ndamubajije nti wavuze ngo iki mbere yuko nsuhuza ngo se navuze ngo iki nturabinsobanurira ubwo nsabira indi cupa nabwo ndarinywa ariko nawe akomezanya ataka nyine ashaka kumvugisha nk'umuntu twari dusanga njyewe rero narakaye nti wavuze ngo iki nubwo nyine nawe urumva nawe yese azamura umujinya atangira kuvuga nabati mbese kuri mumbaza ibyo navuze ubundi navuze ibiki ubundi ni ibiki cyangwa ibiki yego mpita mukubita icupa rero mukubise icupa we kubera nari mukubise nka hano rirasatura nyine hagera nka hano maraso yahise yagira biba ibintu birebire patrouille y'abasirikare yari ihari bahita baza nabo mbese byahise biba ibintu birebire bamujyana kwa muganga nanjye ndamukurikirana njyayo nari nanakomeretse ku rutoki hano gutya nuko baramudoda nyuma ariko baza ajya mu buyobozi nyine bashaka no kuza kunyirukana aho nari intuye bati nambara zawe kurwana kwa buri munsi ahantu urahimuka ariko hageze baramubajije nawe n'ubundi yari yasinze baramubaza ati si wagukubise icupa ati niwe ubu rero tugiye kumwirukana nawe baratangiye atari ko rwose ati ngende namukunda sinzi n'ukuntu yari inkubise ati wari inkubitiye abayobozi birabayobera baragenda ariko navuga ati ni Imana yandengeye kuko ibintu byose nakoraga yaba Imana itari niba ntari ndi mu mugambi w'Imana
wenda mba narapfiriye no muri gereza cyangwa se wenda nanjye yari kunkubita n'icupa akarinyishyura nkapfa, ariko Imana yagiye indengerekeye kuva kera nkiri no mu byaha. Buriya n'abanyabyaha Imana irabakunda, ahubwo inabakunda cyane. Yesu arabakunda kuko nibo yapfiriye, nibo yaje gukiza, kandi arabarinda, kandi yiteguye no kubabarira. Yego. Ubwo umuyobozi wese avuga ati se kunumva n'ubundi umuntu ari kuvugana neza mwirwariza, baba baragiye ntibanyirukana. Corona rero niho yahisiza. Corona ije baradukingisha. Ubwo njyewe nahise mva ku muhanda muri ako kazo nacururizagamo. Ko nacururizaga imbere ariko ndarama inyuma. Mba nsubiye inyuma nyine, ibintu byose ubwo by'akabari byose mbijyana inyuma aho nabaga. Nkomeza n'ubundi kujya nzicuriza aho mu nzu tunazinywa, nkora mbese ibyo nshaka byose. Yego. Rero ni kuko nari naradepoje nkuko nari narabivuze muri pate 2. Kuko nari narabivuze nari naradepoje nshaka kujya hanze. Ubwo barampamagara rero. Bati no kujya ku training. Urumva corona bari barakinze nta modoka zigenda, imipaka ikinze n'icyo gihe umupaka wa Uganda n'u Rwanda wari ufunze. Yego. Ko ntago sinzi ibibazo byari birimo na nubwo bindeba. Noneho ubwo ngewe nafashe moto hano, moto ingeza mu Kidaho. Mu Cyanika. Ndakeka uhazi abantu. Cyanika na ku mupaka ugana mu Ntuza, wo muri Burera ugana muri Uganda. Yego. Ugana mu Uganda. Uca muri Panyarere. Yego. Ndagenda ngera Gisoro. Ngeze Gisoro imodoka zaragendaga neza. Kandi icyo gihe nyine bafataga wenda abanyarwanda, ngewe nari mfite ibyangombwa byose by'Ubugande. Kuko n'ubuna nta wari kumbaza ngo uvuye he, kuko namaze kwambuka umupaka n'ubundi mba ndi mu gihugu cyanjye. Ndagenda njya Kampala. Ngezeyo njya mu training kuri company yanjyanye. Namazemo ibyumweru 2. Baba training ibiki? Badutraininga nyine gukora ibyo tuzakora tugeze mu bihugu by'Abarabu, narabivuze no muri pate 2. Birimo nimba baranabikurikiranye nyine, ubwo urumva atabisobanukiwe aho nangiriye arajya muri pate 2 arabisangamo. Ubwo ndumva mbisubiye inyuma naba ngiye kure. Badutrainingaga imirimo tuzakora tugeze muri Arabia Saudite. Yego. Ubwo igihe cyarageze visa yangira sohoka. Isohotse muri ndege. Yego. Gera Dubai. Dubai naraharaye. Buracya mu gitondo narindi indege injyana muri Saudi Arabia. Ariko nibutsa n'abantu ukuntu Imana yari yambwiye ngo ugiye mu ishuri. Bazabisanga muri pate 2. Pate 2. Imana yarambwiye ngo ugiye mu ishuri, ngiye no kuvuga ngo nuri indege numva ngewe ari ibintu bishimishije, ngiye kwikirira, ngiye kubona amafaranga. Urumva iyo ugiye gukora aba warapanze n'imishinga myinshi. Yego. Ariko nkapanga iyo mishinga nibagiwe ko Imana yambwiye ngo ugiye kwiga. Yego. Ese wakwibaza uti Imana yarambwiye ngo ugiye kwiga byagenze gute? Ngewe nasuzuguye Imana. Ari naho nongera kubwira abantu nti mwitonde. Abantu benshi muri iki gihe basuzuguye Imana. Imana iravuga ikavuga rimwe, ikavuga kabiri, ikavuga gatatu. Abantu bakinangira imitima. Nk'abantu Imana ibibyumva. Imana ibibibona. Izabahana ntabwo mbabeye. Yego. Imana irakubita. Ngewe iryo shuri nari ngiyemo ntabwo ari university. Yego. Nta nubwo ari ukiga imodoka cyangwa ngo ishuri rizampemba. Nari ngiye mu ishuri ry'Imana. Yego. Nari ndi mu bihano. Ndangije ndagenda ngezeyo. Ngezeyo uwo munsi. Muri Arabia Saudite. Muri Arabia Saudite. Yego. Nageze ku kibuga cy'indege mvamo. Njya kuri office. Boss wanjye aza kumfata. Kuko urani iyo ugiye ufite boss wakwishyuriye tike. Yego. Boss wakupimisha bya bipimo byose bapima by'ubuzima. Rero iyo hageze aza kugutwara. Yego. Yahageze bamuhereza passport yanjye. Ankira mu modoka tugenda. Yego. Urumva nta rurimi twavuganaga. Icyongereza sinyiza ariko nzimo. Icyongereza sinavuga ngo ndakizi cyane. Ariko waruzi wenda kagutambutsa kuri bariyeri. Niko cyatuvuga ubundi ngo buza kagutambutsa kuri bariyeri. Noneho bariya bo nta nicyo bari bazi. Nta na good morning cyangwa good night ni mubwari iceceke. Mageze bahise bantangiza icyarabo. Ngewe ntacyo narinze. Bavugaga ibintu byose ndeba gutya. Ibiryo ubwo bahise banyicaza hasi. Bazana agasahane k'ibiryo n'icyayi mu kagrasi k'ikirahure.
ndangije bahita bampagurutsa nyine ubwo baba baca amarenga gutya ko baba bavuga ibyabo batanakwishimiye bakureba ukuntu nahise mvuga nti wa Mana yo mu ijuru none se nibuka ishuri ndavuga nti se Mana ni ishuri pe banjyana mu gikoni bwari bwije ninjo yego baramwatoza ibintu ko umaze no kurya ariko uzatangira ejo nyine bancira amarenga akaba ari umukobwa wabo wiga ariko nawe nta cyongereza azi ariko telefone ye iragihindura arandika nyine agahita ahindura none bambwira bakabona wapi nta kimwe ndi kumva none harangije akajya yandika icyarabu muri telefone agahindura agahita anyereka yanyereka nanjye ubwo nkaba ndabimenye mbona barambwiye ngo ninoze ibintu kuko maze kurya ibiryo byabo ariko akazi ngenza atangira ejo just koze ibyo bintu nuko maze kurya kujya mbi nari iby'ubusa aha ndoza maze no koza nkurupa no mu gikoni nkuko bari babimbwiye ubwo ndagenda njya mu cyumba cyanjye urumva mu cyumba bari bampaye ntago hakingwa nta kadama uba wemerewe gukinga icyumba cye vuze kadama hari wakwibaza ati kadama nyine nanjye ibyo kadama ni umukozi wo mu rugo anise tigeze kubinsobanura amwe ngo kadama mu cyarabu nyine mbata yabo iyo mu rugo ndagenda muri kanya umva nanubwo wakice ubu maze gucya mbese umutima ngewe ako kanya nyigerayo umutima nibwo watangiye guhagarara mbese nahoraga meze ngo nta gihe na kimwe nigeze ntuza muri iriya nzu barambikaga umutwe hasi gutya urugi ukumva ararukubise bashyizeho amatara kukureba gusa bagasubirayo byaba bigeze saa 9 z'ijoro umusiramu atoye zana bahita bahaza barambyutse ndabyuka banjyana mu gikoni ubwo ngeze mu gikoni bafata ibyayi ikawa zabo ukuntu baziteka icyayi cyabo byose nyine udukombe bafite utuntu twabanyweramo twitwa udufinjari ubwo n'utuntu dutasi nyine dutoya cyane yego banyiri ukuntu nzajya nteka ikawa itigawa icyayi nyine byose ngo nyine babitegura mpari abikora umuhagaze iruhande gutya agutungira utoki rw'icyumuhereza gutyo urarangira ndagenda ndabitegura ubwo bamara kubitegura urumva wenda ubyutse saa 9 saa 10 byose ubwo birarangiye bakakubwira ngo usubiye mu buriri ukagenda ukimara kuyicaramo gutyo saa 11 bakaza yera serabo nkaba ndongenda byutse ubwo narabyukaga ni inzu yari ifite etaje 3 kandi zose nini abasilamu rabazi abarabu no hanze habaga hari yindi nzu abagabo nibicarana n'abagore ubwo ngatangira aho ngaho hasi nkahakurupa David barancunyije ninkubwira ishuri nagiye mu ishuri ubangandicara ngavuga ni Mana reka nkukorere kuko diplome narayibonye ngiye nagiye ku training nkakoropa namara gukoropa ubwo hasi nkakoropa amatuwarete yose ukazenguruka yo muri iyo nzu warangiza ukajya hejuru kandi ubwo none nugira ngo nugukoropa gusa banyerekaga hasi ukuntu ndahakuba narangiza nkakoropa bakanyereka n'ukuntu ndahita nkuba ku bikuta by'inzu bafite nayo amarange meza rwose ukubishaho n'icyango ubwo iyo nzu n'amazi kongera ugahanagura iyo nzu yabaga ingana gutya bagirimo imiryango ingahe yewe abarabu mbese ni nk'abahinde baba ari benshi cyane n'uwashatse araza akazana n'abuzukuru n'ibiki n'abamukomokaho bose bo mu miryango baza guteranira aho ngaho hapfa kuba hari kadama we gusa kadama ubwo ni umukozi ubwo bose baraza bakahaba bose kandi bose baba bagutegeka n'injangwe yo mu nzu y'umwarabu iragutegeka ihagaze gutya ikakureba uribwiriza David nyine nagira ngo numve akazi kaba kuntu munzu babaga bayanduje bingana iki none ubagira umwanda ayo matuweti yabaga bayanduje bingana iki naho bicaye ubundi uko no twicaye hano gutya abafite kano kantu zakavamo udusaviyete ushatse gupfuna arapfuna agaterera hasi aho ushatse gucira bafite ukuntu bikorana bya bikorwa bagacira muri cya gipapeje nike bagatereraho ibyo barya byose babanyanyagiza kandi ariko baguhamagara nukuvuga ngo ngewe nta mwanya nabonaga wo kwicara cyangwa gutuza gutya reka da David narakoze kuri uwo munsi wa mbere ndakora none numva umugongo uracitse numva ndarushye pe kandi bukana nifite amavamu hira pe
ubwo narakoraga n'imbaraga zanjye zose kugira ngo basi we ndebe kuko baranyishimira kubona ukuntu bakureba n'ibiki byose narakoze njya kuri inuza ya kabiri ndayikora ubwo niko nzamuka n'ibiki byose yo njya ku ya gatatu ho nari indushye byageze nka saa 8 nari naryo ukiri mu kazi koropinzo cyane yego ndangije ndamanuka ndababwira ibiryo nkabereka wapi navuga nta kintu bari uwo mukobwa aje nkahita mpindura mu cyongereza nanjye nkaba ndamweretse noneho namwereka ahita aminemera yambwa ati unyohereza noneho namwoherereza nawe agahita yindura mu cyarabu amaze kwindura yambaza ati waje gukora cyangwa waje kurya uwo mukobwa ndamugana ariko ndashonje kandi bo babyutse barya yego babarya buri kanya utugati icyayi cyabo n'ikawa iri aho ngo nihava ibyo kurya udukeke utugati udusambusa bafite ibintu byo kurya byinshi ntabwo abana ntabwo bicara ubusa aho bica bose baba birira Davi bari batetse umuceri n'inkoko ibyo basigaje ku isahani bari ibyo bampa ntabiriye pe kandi numva rwose ndishimye ko inzara yari inyishe ubwo bakajya baza kureba kandi bukambaza ati ntabwo wari warangiza kurya yego ngo ujye mu kazi noneho kubera n'ukuntu baba baguhagarikiye buri kanya baza uti nturarangiza unabivaho udahaze kuko ujya kumira ukabona ukuntu bari kukureba umugabo yahava umugore akaba araje umugore yahava umukazana akaza umwana akaba araje ukora akazi nimba ibyo bigira bikakunanira ubwo ndahavuye umunsi wa mbere ubwo maze kurya nyine babanjyanye mu yindi nzu yo hanze narakoze numva ngiye gupfa nababwira ngo ndarushye urarushye se barabyumva ahita bavuga serapu yera babaga bavuze mu iki ngo gira vuba nyine ngo serapu yera serapu yera yego Davi narakoze bakajyaza mukanya ngo ntabwo warangiza tare Yesu we Davi naragenda hahara yego ndaza nabwo narakoze ndakora ubwo noneho niba bari kwitekera ibyo byo guteka ntabwo bari bakora iki bari babinyigisha baracyancunya nyine baracyanturugunya muri ubwo buryo bwo gukora ibintu by'ingufu ndangije kuva aho ngaho babaraje banyereka icyumba kimwe kirimo nyine itapi bamakaraso baranyereka ukuntu ndakuba yatapi nyine urapfuka mugakuba ugenda wongera uyihanagura mbese ubwabo ugasigara buhagaze ukaza kongera ukayikinga barambwira ati nacyo ni inkikore Davi uwo munsi ni munsi wa mbere natangiranye n'amarira nkarira ubwo abasigaye mu Rwanda nabo nta nubwo bari bampaye wifi ariko kubera ukuntu babonaga ndimo gukora nyibasabye hari umuhungu wabo umwe yego asa nk'ugira impuhwe araza tumeze neza yego ntoya ni wifi ndamwereka ahita nsaba isimu ngo jip jowari yego ndayimuha ahita nshyiramo wifi mba nangiye kwandika ariko iyo navuganaga n'abavandimwe banjye hariya mu Rwanda cyangwa i Bugande inshuti zanjye kambaza ngo umeze ute nabwo ameze neza nkavuga asuraririra ndeko urano wagiye no hanze cyaga birenze hanze wumvaga ko nyine byari byose nezerewe gafata umwana washagiye hanze nka gutya turi kumwe umuntu ugiye hanze bya bindi basigaye batubwira muri iyi minsi ati ubonye visa Davi buriya umuntu wibereye hanze nyine aba afite ibye kandi uzagira ngo ngewe umuntu yampamagaraga ngo umeze ute cyangwa yanyandikiye amarira yashotse natose kubera amarira nkamubwira ngo umeze neza cyenda nakomeye meze neza rwose ni ahantu heza nta kibazo ubwo bwarakeye amatapi yose n'undi nawe barankubisha nkongera nkakoropa nk'ukuntu babigeretse imirimo none ikajya yiyongera wumva ngo noneho hari ahantu kubera ari mu butayu hari ahantu boreraga n'ihene naba nangije iyo mirimo yose bakankubita mu modoka bakanjyana gukorera n'amasuku tukagaruka nimugora nsanga ibintu byose babyanduje siki yuzuye mu gikoni wagira ngo ni ikizi wagira ngo ni mu kiraro cy'ihene mwongera nawo nkatangiriraho Davi najyaga kuryama nenda gupfa kandi nabwibuka hari igihe naryamaga nka saa 4 cyangwa saa 6 ubundi haga hari abashyitsi nagezaga na saa 8 nararyama z'ijoro nuvuga ngo naga naryamye kare yego banyemereye nkajya kuburira kare
ubwo ni saa 5 saa 6 ubwo ni kare kandi nabwo abana icyumba n'igikingwa bo barara bavuga bugacyo abara bahara baryama ninjoro bakabyuka abandi bakajya kuryama barasimbura niyo nzu sinigeze nyibona ishomereye nta muntu uyirayemo yicaye ubwo ko bararyamye niko barara birukanka abana birukanka icyumba cyanjye bakingura baza bakiniramo bamwe banagukoraho bagucaniraho amatara umva ririya shuri yego Yesu we urashobora ririya shuri David ishuri nize nshobora kurivuga nonaho umuntu uri kubyumva bikurikiranya akavuga ati ishuri yego ukabyumva gakeya ariko mwene data umunyarwanda yaciye umugani ngo gahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo ngo kandi agaha kare kundi karahandurika niba wumva ubuhamya bwanjye nka kuvuga ngo ishuri mwene da ni ishuri yego ni ishuri bana b'Imana David narahangayitse ubwo nkaryama saa 8 ubu ugeze ku buriri gutya nta n'ibitotsi nta kubeye nagezeyo ibitotsi birabura nuko none umusiramu yaturaga zana byonyine numvaga umutima ugiye kumva ko nicyo gihe bakubyukirizaga saa 9 babaga bamvanyemo kandi ubwo nibwo nkigera baryamye saa 8 ubwo ni isaha imwe saa 9 babaga bamvanye noneho n'ukuntu babyutse ntibanakubyutse neza niyo mpamvu ushobora no kurwara y'umutima bakubita urugi bahita bacana itara yaraserapu gumu Yesu nkaba ndahagurutse ngiye guteka bya byabwo nagezeho ndabifata nyine ninjye ugomba kubiteka ninjye ugomba kubitegura aho ngaho yaba baba barabinywa kuri iyo saa 9 baba batarabinywa ariko bigomba kuba biri aho ngaho biteguye nkabishyiraho nkasubira mu buriri ho gatoya noneho mu gitondo agatotsi kaba kagiye nko kuntwara bakaba barambyukije ubundi ntabwo nemerewe kugeza saa 2 za mu gitondo nkiryama icyo cyo ubundi bavugaga saa 1 niyo bambyukirizaga nkabandikira nkabinginga kuko mba mbyutse saa 10 ndyama saa 8 saa 10 nkabyuka mambe saa 9 nkabyuka nkagaruka kuryama saa 10 kongera kumva ibuka mba mvuye mu mazi kongera gufata agashyuhe kugira ngo wenda mbone ibitotsi byabaga ari saa 11 saa 11 n'igice n'ubundi saa 12 nkavuga ni basi saa 1 bwo ntabwo rwose nta kintu babimariye basi mu mesambi nge mbona iyo saa yego barayinyemerera ariko saa 2 zagiraga ntinava mu buriri bahitaga baza n'undi bakamvana cyangwa nabwo n'ibitotsi nkabibura nibwo ukigera mu buriri bari kujya binjira bacana amatara abana bakiniramo aho ngaho bari kuhakinira bari gusakuza mbese nuko ubwo buzima nukuza ubwo buzima mbubamo rero David bigera igihe ndanarwara nagiye kumva numva amaguru arandya ntagikora neza urumva ariko umudamu waha akaba arwaye nawe n'amaguru sinzi n'ibindi yabaga arwaye mu nda kuko uriya mugore sinigeze mubona ari muzima nkumva ngo baranjyana kwa muganga bakanyandikira nkamubaza se muranjyana kwa muganga gukora iki ngo just ngo nuguherekeza mama ngo bakanagucekinga ariko kuko narinzi inuza yose sitori yose y'ukuntu nyine hari igihe tugera hariya bakakuvanamo ibyo mu nda bakabigurisha nibo hari abana bapfiriyeyo inshuti zanjye abandi baracyari bameze nabi bajya bavanamo impyiko imitima bakanabasatura cyane bagapfa none banjyana ubwo bukanyica nkagenda mfite n'ubwo bakambwira ati homa nkagira kwa muganga uko bakancekinga bakanshyiraho biriya byuma nkongera nkataha ariko nahagera nibwo natangiye kujya ndyama utangagira gute ubwo njyewe nyigira aho ngaho natangiye gusenga nkajya nibuka ibintu nagiye mvugana n'Imana yego nk'abantu mwereka mbabwire ufite wenda ibintu wagiye uvugana n'Imana mwini data Imana yagiye ikubwira ikakubwira bimuka byemera ibindi ntubyemere ariko ibyo bintu nimba Imana yabivuze bizasohora yego ngewe Imana arambwira ati nkorera nkanga ikambwira ati ni wangu uzanankorera uri ikirema nkagira ngo niba abahanuzi barasaze sinanabemeraga kavuga Imana yavugiye Imana yamanuka kuko ikavuga Imana iravuga kandi ibyo yavuze bizasohora yego ubwo natangiye gusenga ndabyibuka hari mu cyisibo biri ku itariki 17 niho nasenze noneho hari haje abantu benshi ko yego mu gisibo noneho nta kuryama David
mu gisibo buriya abana bariyo nubwo amamagara kuvuga ati meze neza niwe uzi agahinda nyuramo n'amarira gusa mu gisibo niba ryama David natangiye kumva mbyimba amaguru nakandagira nkabwana amaguru arababara ngibyo bibaho birasanzwe uzamera neza ariko hari ikindi kintu cyanyobeye buriya Imana izikurinda kandi mu bumana bwayo Imana y'amahoro ishimwe yego uriya mugore yararwaye amaguru mbese banavuga ngo imisokoro bazayigura yande iyi nyine bakajya bavuga hari umukobwa nawe uhakora akorera umuhungu wabo ariko ntabwo babaho bazaga baje ku mapati w'icyarabu yamaze kukimenyeramo ni umunyarwanda ni umuganda yego akambwira ati rega ni mpamvu kujyana kwa muganga buri munsi bashaka ibice byawe icyo nzi cyo kuko uriya mukecuru ararwaye nese kuki baraho kujyana kwa muganga buri munsi nta maraso bagiye kugukuraho ntayiki none nanjye hano nabyemereye koko yamaguru kwa kundi yararwaye nanjye niko nahise nyarwara urumva ukuntu Imana ikomeye nibwo buryo Imana yandayindiyemo yego yarwaye umugongo guhaguruka nawe byaramurushyaga ku buryo bamuhaga intebe buri munsi bamujyanaga kwa muganga nanjye mpita ndwara umugongo urafunguka David imisokora mu bumba mburi ishiramo mu mavi no mu mugongo amaguru arabyimba sinzi nimba sinigeze nkwereka amafoto nayabonye no muri mfoto nkomeze nayabonye amaguru arabyimba amaguru agera hano aba nk'ikisi basi so bakugira inkuru ntamo David barakomeje barankoresha nkaterura indobo nkafata rakirete n'umukubuzo nkafata twa tundi dukuba tuwarete ibintu byose nkajya ngenda ni guhenagurika kandi bakajya bambara ngo kwisa kwikiri vuba kwisa ngo ni sawa David kugenda no kukurira amasikariye byageze aho bikajya binanira David nkagenda ndikiharura nagira nkabwana ngiye gupfa nkabandikira ubwo nanjye nari maze kujya nyine mfatamo duke nawe baze namaze y'umwaka umwe n'amezi 7 David nari ngiye gupfa byageze igihe noneho ngewe no kugira ngo wenda nicare nk'ahantu hagufiya minamaguru wawe yego handi hasi nicaraga nariraga nahicara kuhaguruka bikananira nkajya kurira bava nabageze barabibona kuko kuhaguruka hasi binanira nkafata umwanya munini ntarimo gukora nibwo banyeretse aho nzara nicara mu gikoni ku kimeza twakatiragaho ibintu nkicara ku gatebe nyine nkarira ariko bakampa iminota yo kurya kugira ngo mbe ndangije kurya nageze aho noneho ndarwara hari ahantu haba ubushyuhe ubwo nageze mu gihe cy'imbeho ariko kigiye kurangira ubushyuhe rero bunyikubitaho ndavura shyuha ukumva ugiye gupfa iyo urwaye bicurana noneho byawe kugira ngo ni icyorezo nararwaye nkajya nkurandwaye apeti y'ibiryo none hirabura na wa muceri ukananira na yanko naryaga umuceri gusa kandi nkaryo bashigaje byageze na barawunyima bakajya bampa ibikubuzi ni ibintu by'ibicapati by'ibikubuzi byabo biba byumagaye ukanywesha icyayi cya mukara nafashe amata muri firigo wenda nkayanywa baza bayansangana bakampa imirimo noneho David nari bushobore kwishyura ya mata nanyweye David ndahangayika bigeraho noneho babona nabo hari ngiye gupfa banjyana kwa muganga bangishije kwa muganga ampa imiti ibyo binini bampaye rero ni bya drogue urabinywa ububabare bugashira ntago baba kuvuye ahubwo kudoroze kwa ngo ububabare burashira bigabanya uburibwe mbese kwa bwashira rero wowe ushobora rero gukora wageraho umubiri ugahagarara yabaga bitangiye kunshiramo nahitaga numva sinzi ukuntu mbaye nkatangira kubabara ahantu hose nkumva ikizengera nkumva ahantu hose bakaba babibonye bagahita bankubita ibinini nkongera nkaba mutaraga nkaterwa za ndobo nkagenda nkatigita ibiguru bingana nka kuriya David nyine wagunywe ibyo binini ukamera nk'umuntu badoroze mbese nuko wenda wotegeze nk'aho urumogi nkakera nararunywaga ugahita wibagirwa ibintu byose watekerezaga ntongere gutekereza neza yego ungeze hari rero noneho bakajya babimpa ibyo binini bimeze nk'aho
David narakoze none ntangira ubwenge ntangira kujya mbifotora nkabishyira kuri groupe dufite y'abandi bana b'abakozi nabikubita kuri groupe abana bakabisacinga bakambwira ati ibyo binini n'ubinywa kuko igihe uzaba utabinywa bizakugiraho ingaruka zikomeye bakabisacinga bakabona ngo ibyo binini urabinywa ugakora nk'imashini none babaga barabibaze ko bazabimpa birangizanyije na kontra yanjye none iyo ugera rero ukabireka umubiri ukabibura ucika intege wowe ugapfa David babinyeretse ntangira kubitinya abana babinsobanuriye nasubira kuri groupe nkasanga undi mwana arabinyweye nywa byinshi umutima urahagarara hitapfa nasubira kuri groupe nkasanga bakubeseho umwana nzi bamusatuye hano mu gatuza urusate rugeze nkara hasi bamuvanyemo ibyo mu nda yapfuye umurambo wasubiye Buganda nasubira nkabona ngo undi yahanutse hejuru ngo undi yiyahuye ariko ntago ari byo ntago babiyahuye babikuvanamo bamara kubikuvanamo bakaguta ku muhanda imodoka yakugonze cyangwa bakaguhanura kuri gikarina nyine bakaguterera hasi abandi bakabafata nyine babakuyemo barambitse ku muhanda bigendeye najya kuri groupe nkabona mbona nk'abana nkabanga hinone kuvuga none hibyange bwo kubabwira ukomerewe bigatangira kunanira ko twariraga kuri groupe ari amarira gusa nukuvuga ngo nayo asaba amagayo kuryama ntago nari nkiryama najyaga nkahita njya kuri iyo groupe nyine kugira ndebe uko abandi bana bimeze nkafotora amafoto nkaboherereza nkohereza hano abavandimwe banje yo David ariko Yesu warandenze nuko nyine biza kurangira gute tubwira biza gukomeza gute ibyo binini byageze igihe ibinini noneho nkajya nywa bike nanywa bikeya ubabare bukanyica niho namenyeye kuko nenda no gupfa nta maraso nkifite mu mubiri gusa ari umubiri ubyimba ngiye kubona mbona umubiri utangiye guhinduka bigera igihe none bajya baza no kumbyutsa nkavuga ntibyanze sinze mu buriri bakahita banshyira mu modoka bakanjyana kwa muganga bakazana akagare bakansunika mu modoka bakanjyana kwa muganga noneho ibinini baramenye ko nabinywa simbizi bakahita bankumbita bya bishinge bya hano bagacisha imiti mu mitsi bamara kwicishamo nkahita nsohoka ndi kwigenza nkicara mu modoka nkaza ubwo bahita babaha isaha zo bazajya bantwarirayo guterwa iyo miti ariko bigeze aho mubiri urabihaga nabyo ntibyakora ntibyongera kujya bimfata nibwo nageze aho numva noneho ngiye gupfa reka mbicemo kabiri numvishe ngiye gupfa buriya umuntu agiye gupfa arabyumva nandikira murumuna wanjye kimenye ndamubwira nuko mpora nkubwiye none ndi kumva nta cyumweru ndi bumare ntapfuye ari ibiryo n'ibikigenda amaraso yanshizemo amaso yari yarabaye umweru ni ukuvuga ngo njye nari imperuka n'ubuzima bw'abakobwa n'abagore buriya tugira buri kwezi icyo gihe ntari najyayo noneho ntangira no guterura akaguru kakanga kuva aho kari bo banabibona kuko n'ubundi ngiye gupfa n'ubundi n'umubiri wanjye nta kintu bawumaze ari imisokora mu maguru ntikirimo niyo yashizemo bwa mbere ari mu mavi niyo yashize mu mugongo ni wo wafungutse bwa mbere imisokora ishiramo mvanga ahantu hose ngewe hari gufa ahantu rihurira n'irindi imisokora yashize byashizemo kera ndangije ndamugana umva rero mama yarapfuye kera ubundi mama wanjye yapfuye muri jenoside yego ndavuga abakurikiye part 1 barabizi ndavuga ngiye kuvuga ko mama arwaye arembye cyane ari mu bitaro ariko ejo tuzavuga ko yapfuye ndebe kuko wenda byo byankura hano ariko ubwo hari ibyo nasimbutse njyewe nagize ngo ndakizwa ndasenga njya kuri YouTube bakozi b'Imana mama muri kuri YouTube basi mujye mukora ibintu bibarimo muvuge nibibarimo yego kuko hanga iyo ubonye umuntu kuri YouTube wowe uravuga ati uyu muntu uko karakijwa kumva nibinavuga ukavuga ati Imana korera niyo Mana nshaka kwiba Imana yanjye avuga mwayivuze ngo gutya turi kuvuga wenda ariko twavuga bitaturimo noneho njyewe nahise nzambura kuri YouTube mbona umudamu sindi bumuvuge mu izina ntabwo nzi ni wenda n'impamvu hari Imana yashakaga wenda kunkirira Qur'an se umudamu umubonye ndamwandikira mwandikiye umwungiriza waransubiza secrétaire aransubiza
yego mbese wagira ngo we akora muri perezidansi abakozi ni benshi cyane nta gupfa kumubona ariko noneho ndabandikira ndamushaka mumbabarire muvugisha ndumva rwose Imana ye yaba iyanjye ariyo yantabara kuko ahantu ndi mfite ibibazo barambwira ngo uzamubona ngo se aka kanya ntabwo wabitubwira bo ndavuga ntoya niwe nashakaga baramunyima birangira ntamubonye yego ndarira David noneho nari narize gusenga reka mbabwize ukuri pe amasengesho nasengaga ndi muri Saudi Arabia si muri birasi harimo umugabo Elia wayigeze gusenga umuriro ukamanuka yego amasengesho nasengaga ndi muri Saudi Arabia yashoboraga kwatsa umuriro yego narasengaga nkumva koko kurimo neza ndimo ariko nkaba mfite noneho uwo mubiri unduhije uri gupfa nkureba nageze ngo ara nibibyimba noneho ku kibuno bikajya binogoka kimena bakaza bakabireba bakumirwa bakanjyana no kwa muganga bangiza kwa muganga muganga akabaza ati ni njye wakikandiye kamera ngo sitongo ndi umugore ukomeye kumbi narumiwe nasigaje gukanura amaso David sinzi ukuntu nakiritse ndazamura mbona ni seti umugabo namuboneye ku ijambo rivuga ngo gusenga kunyeganyeza imisozi yarivuze afite imbaraga sinzi nimba ko kantu nakongera nkakabona ko ngo gusenga kunyeganyeza imisozi mbona umugabo aranyeganyeje ndavuga ni Yesu ubanza ari uyu nzakizwa numva kuko n'umutima wanjye mpamanyije nawe ati n'uyu mba mbonye nimero ze kuriya nyine tuzitanga mba ndamwandikiye nkimwandikira ku kanya David yahise ansubiza ndamubaza ni se nani se turi kuvugana ati yego rwose ninjye mbona kwandika none birantinza bamwohereje voice wabara ahamagaye nanjye babarampamagaye mba ndirukanse mu gikoni n'ubundi telefone nyirambikaho ndagaruka ngarutse ndongera muhereza voice nyine musobanura igihugu ndimo n'ahantu ndimo ngira amahirwe nsanga igihugu arakizi n'abantu ndimo arabazi mu muryango arawuzi nyine barabazi biriya bihugu yabigiyemo we yatembereyeyo azi uburyo bakoramo azi n'ukuntu bateye azi noneho n'ukuntu bakadama tubayeho ariko basi numva ndatuje njyewe akimara kumvugisha nkumva ari numvishe ntuje nahise mubwira ni rero mukozi w'Imana ndashaka mbanze nkwaturira ibyaha byanjye kuko ndumva ari wowe nshaka kwaturira nurangiza unsengere unkorere Derifins unandukanye na karandezi wacu basi ninapfa zajye mu gihugu cyo mwiza David narababaye anise tarambwira ati rero ati humura ati Imana irashoboye ati ragukurayo ati kandi ntabwo uzapfa anise teransengera anise Imana muhumukire anise teransengeye aransengera aranampamagara kugira ngo nkorere Derifins amaneti wakaranga kandi guhamagara hariya nyine urumva biba bikomeye yaranambwiye ati rero reka nkubwire pe guhamagara ntabwo byoroshye ariko amafaranga ntanahuriye n'umurimo w'Imana arongera ahamagara ankorera Derifins akimara kunkorera Derifins kuri telefone numvishe ndi hose buriya reka nkubwire imbaraga z'Imana zirikora kandi ahantu hose Imana irahaba anise atarimo kunkorera Derifins arimo kunsengesha kuko hari ingabo zinzengurutse zo mu gihugu cyo mu ijuru pe numvishe nduhutse numva hari ibintu bimvuyemo none anise tiwe yahise akorana groupe none groupe isenga mu gitondo njyewe urumva twabyukaga saa 9 ubwo nukuvuga ngo Saudi Arabia banganya ni Buganda amasaha nyuma nabyukaga saa 9 hano mu Rwanda yabaga ari saa 8 none nkakora mu gikoni saa 10 nkagaruka kuryama hano byabaye saa 9 nkahita ntangirana na ya groupe yabo yo gusenga bagasenga nkumva ibintu bavuze nanjye nkavuga nkakurikirana nyine ibyo basengeye muri groupe ko basengaga online nkaza no kongera nkabikurikirana nyuma kumbe groupe ngo ni nk'Imana yari yayishyizeho kugira ngo ntabarirwe nakomeje gusenga niseti ntabwo yigeze ndeka yakomeje kunkurikirana akajya mbaza ukuntu meze nkamusobanurira agakomeza nsengera pe
yakomeje ansengera David kandi n'ubundi ngubu ndabizi aransengera uretse ko ubu nanjye ahongeze nanjye noneho nzi gusenga noneho ndangije David numva ngiye gupfa ariko basi nkanibuka nkavuga nti nubwo ngiye gupfa ariko ubu mpfuye najya mu ijuru ubwo abantu nari nshoboye wenda mbavugisha abona agiye mpemukira bamwe n'abasabaga imbabazi abandi banyandikira bambwira nk'ubu sigira cyane n'ibyaha nkabwira ngo narakijijwe niho natangiye kwatura ko nakijijwe singira isoni zo kubwira abantu ati narakijijwe ngewe nemera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye kuko aniseteri yaranyatuje byose ndangije ariko none numva ngiye gupfa aho hari ryari igisibo cyari cyararangiye ubwo ni muhe mwaka ubundi ngewe naje mu kwa gatandatu yego kuno mwaka nibwo navuye kandi nari maze umwaka n'amezi arindwi ubwo si turi 2023 ni 2022 yego nene naragiye nyine mu byari mu kwa 12 bya 2021 David ngeze aho nkicara nkibuka abana bawe noneho ngeze aho nkajya nibuka ukuntu Imana yambwiraga ati nkorera nkanga ikambwira ati nutankorera uri muzima uzanankorera ikirema noneho ngeze aho numva nta mpamvu yo gupfa ndavuga nti Mana nkuko wankijije ibyaha ku mutima wanjye nkaba numva nduhutse yego basi mbabarira nisubira mu gihugu cy'iwacu nkongera nkabonana n'abana banjye nkabona abavandimwe banjye nzagukorera wenda ntukize uyu mubiri pe nzagukorere ndi ikimuga ariko basi winyica impande mahirwe yego David Imana yaranyumvishe ariko pe kuva gucika umwarabu hariya warasinye kontara y'imyaka 2 ntago biba byoroshye cyo kugarutsa uri mayiti n'ubu hari abana benshi bashatse gutaha byarabananiye kuko winjiye muri iriya nzu ni muri gereza inzu yikoreramo uretse nkanjye basohoraga rimwe na rimwe bakanjyana mu ihene ubundi ushaka kumara umwaka utari wanayisohokamo uba wizengurukaho muri iyo nzu ibyo ukora byose nimo biba urumva David nageze aho noneho numva ngiye gupfa ubwo byabishimye nabyo ntibikimfata umubiri wanjye wageze aho noneho kubera no gutumba no gushiramo amaraso uhindura ibara ukuntu umubiri upfuye ubusa usa n'umweru uhindura ibara ndijima amaso ava mu mweru na yarijima bona ngiye gupfa n'imiti noneho nikimfata nateruye basi nandi gukoropa nkabona nanjye ndi kugendana nabyo rimwe nkanagwa bakaza ati haguruka ngeze aho sistange ndamubwantire kone nababwiye nti mama ararwaye bakajya bamwe ngo ni haramu yera kwikirisa nako sirapfa no kuvuga tugira vuba gira vuba gomu yera haramu nyine nawe urabyumva ni icyaha ni ikintu gisa nabi ni wavuga ingurube ni haramu ibiki nyine nk'igi ni ikintu kibi David noneho handi nagize aho numva hashize nk'iminsi 2 nkiriyo ndaba mpfuye nanjye umuramburaza cyangwa wazajugunye ngira Imana ntimana nta bundi buryo ndakora bwo kugenda ngiye kubeshya Mana nibyo nabavanga umuntu hitandukanya n'Imana cyangwa ngukora icyaha ubizi neza cyangwa ubishaka sinzi nimba kira sinzi n'ukuntu nabyita kuko ngiye ikinyoma naragihimbye kandi ndangije mugira n'Imana nigiye kugikora ariko Mana ndakwinginze ube mu ruhande rwayo yego uzi kubeshya ukanabwira n'Imana ngo ube mu ruhande rwayo sinzi umuntu ariko byumva ntago wabyiyumvisha arangije David nandikira muri umunange ndamubwira nti ngiye kujya kuryama ndaryama saa 8 ntubohereze message nkicaye wowe upimiranye nka saa 9 ubahe message uti wambuze kandi mama yapfuye David yabandikiye message ariko ubwo nabanje gusenga navuga nti Mana iki kinyomo nkigikirema ariko Mana ndakwingize simpfe kuko hari gihe babonaga kuko nta kintu undi uri bumamarire bakakwica abara bafite ibintu byinshi bavanga kukwica abo n'umunota umwe ko ibintu byose baba byifitiye aho ubwo bakimara kubona message ntabyo bambwiye ahubwo umusiramu yatoye za saa mbyukira saa 9 ngiye guteka icyayi nsanga bo bari kugiteka barambwira ngo usubirayo mu buriri uryame icyayi turi kugiteka nta message bageze bambwira ko babonye cyangwa iki nanjye rero kuko ni naramenyereye kurira nubundi ngewe
nta munota namaraga ntarize yego nahise nsubira mu buriri ndiryamira ko njye nahise mbimenya buriya ndaryama sinafata na telefone kuko buri kanya babaga bakugezeho washobora gufata telefone n'ubundi bakaba babibonye n'ubundi nongera ndipfuka ndiryamira nk'udafite ikibazo ariko mu mutima ndi gusenga sinafashe n'ibitotsi David ariko umutima warambwiye ati wowe ntiwongere gukora kuko n'ubundi ntubishoboye no gukora akazi nahise mvuga nti Mana ndakwinginze simpfe ariko uyu munsi sindakora Mana warambwiye ngo ugiye kwiga ariko uranambwira ngo uzandinde kandi Mana nanjye ndabirahiye nzagukorera David nzakorera Imana kugeza igihe igare ryanjye rizaze uyu mubiri nambaye ugapfa ugahagarara umwuka ndimo kuvugisha ukambamo aho niho nzaba ntandukanye n'iyi si niho nzaba ndekera gukorera Imana muri iyi si ariko nize kuko n'ahandi hose nzakwambana n'Imana nzagumanya ikorera David ubwo saa 2 mwese baza barambwira ngo byuka tambe za mu gitondo za saa nyine nakoreraga hakazi ngo gira vuba yarakwikira gum ndangije ndabyuka kuko ndicara ku buriri fata telefone yanjye gutya ndareba nyireba nyine ibuka njyewe nta message nyine yari yanyoherereje yari yayohereje nafashe telefone yanjye gutya David sinzi n'ahantu umuranga waturutse nahise nkubita umuranga ndarire cyane 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 ariko bose baraza baranzenguruka bati ni iki kibaye ni mama wanjye yapfuye barambwira ngo twabimenye ngo ariko ntihongere kurira ngo ni haramu ngo ni haramu ngo byarangiye umugore arambwira ati nanjye naba mama wawe abangaba bose n'abavandimwe bawe haguruka ugenda ugiye gukora uri murari rurarira ikisi byarangiye uwo yagiye nawe ejo uzapfa abantu barapfa buri munsi nari maze kukimenya ngo haguruka ugenda urye ngo urye ibicapati nyine kubuzi n'icyayi ngo ujye mu kazi ukore ngo sarapu gira vuba hano haranduye David nahise mvuga ntoya nzunguza umutwe noneho ubwo nararize ndarira amarira n'ubundi umutima wanjye wari warishwe n'agahinda nararize amarira utanamenye nahaturutse ndarira ndababwira nti basi nimunyemerere ntahe ngende murebaho ijisho rimwe dore nari maze igihe kinini namubona umwaka umwe n'amezi 2 none ibyo byose nabyo nabivugaga bikantera agahinda nuko n'ubundi yanapfuye ndeba njye ubundi mama wanjye bamwishe ndeba neza bamutemagura byose ndeba none nandi kubabwira gutyo byose ngahita mbyibuka nkongera nkarira barambwira ati jya gukora ndababwira ati oya ntabwo njya gukora mumbabarire ngende mure nise basi ntabwo munyizeye ko nzagaruka none bakabona n'ukuntu nakoraga mirimana n'izo ndobo byose kuko bakabona nzagaruka mfite umwete hari wo gukora sinzi n'ukuntu nabari abantu nabo batekereza bo imanza bataranabonaga kuko hari ngiye no gupfa David barambwira ati iki kujyana ni amezi yawe 3 aka kanya n'amafaranga dufite naya rwose ni mwihangane muyashaka undi akabagiye nko kuri Facebook akavanaho bya bindi by'abarabu wenda nyine bakoze nk'akarasisi wenda indege zitari kugenda cyangwa abantu ari benshi akabaraje ranyeretse ngo uri kubibona ngo nta muntu wemera gusohoka muri iki gihugu ngo nyuma y'amezi 2 cyangwa agaruka mbese bari kumbeye ngewe bamfashe nk'ikigo ry'ikiraho mbese utagiye ndababwira noya muri kumbeshya nanjye ndi kubaza indege ziragenda hari n'abandi bana bagiye ejo ariko ubwo mwongera nganasenga nkavuga ni Mana wanshyigikire nkavana nibasi nyemerera ukigikire mvana nzagukora amanywa nijoro ni Mana n'abankomokaga navuga ibintu byinshi ni n'abankomokaho n'abazankomokaho Mana numa no gusaza nabuzukuruza nzajya mbabwira kuri Imana navuze ibintu byinshi kuko pe nahigiye Imana imihigo myinshi ariko umuhigo wa mbere mo agaciro nukuvuga ko ntazigira nyikoze isoni cyangwa nyigayisha nzaguma mu ruhande rw'Imana David bageze aho ubwo muri umunange nawe ari kwandika natanze nimero abasaba ati bakababwira ati ninge mukuru mu rugo kandi twebwe uko niwacu bimeze ntago bashyingura umubyeyi umuntu mukuru adahari mbese bavuga ibintu byinshi ariko nkajya mbikurikiza n'amasengero bavuga ni Mana ndimo kubihe ariko basi Mana nyumva ndakwinginze mabandi bana inimero muri groupe nabo bakajya bandika bari mu Bugande hari umukobwa umwe inshuti yanjye
nawe naramuhaga namusobanurire nawe akabandikira bageze aho noneho barambwira ngo nimba wabona itike kujya yishake noneho ugende ariko izakugarura tuzayishyura nta kibazo iryo jambo bakimara kurivuga neze mvuga nti Mana urakoze mbambwiye murumuna wanjye bimubwiye ati amafaranga ari aka kanya aravaye yarashakishije bariteranya yahise ajya we arayafata arayavunjisha arayamwoherereza bya bindi bambeshaga by'indege hari indege nyine ya make buriya hariho n'indege zitari VIP zisana ya make nayizeyemo 900 by'amashiringi kugera mu Bugande 900 ngo mu Banyarwanda ni nkangahe urabona n'undi bamuna 900 biterwa no kuntu bari kuvunja ariko ntabwo birengeje 250 yego David abara yamuherereje ayamwohereje ajya gukatisha none se ubundi ko bavuze ngo bazamushyingura ejo nkaba mbona hari indege nyine yarabirebaga kuri nuzi kuri internet hari indege y'ejo bundi nta kibazo barabisubika kubera ko ari muri moroge ubwo noneho batangiye kuvuga neza David bakinyereka ko hari itike y'indege naricaye nshima Imana ndavuga nti Mana ndabizi nibi ni wowe ubikoze Mana ubu ngiye gutaha nzagushima Mana kandi ndagushima ubwo banyeretse ko itike y'indege hari yari kwa kane itike izahaguruka ejo ninjoro kwa gatanu ninjoro batabaza barambwira ngo noneho ngo deri ubwo nari naranze no kurya none bya bicapati na kibiri baraza baramwira ngo noneho hirya rero ngo zino capati kono ejo uzagenda ngo ariko uzagaruka koko batangira kundahiza bandahizaga buri kanya ngo nzagaruka nutagaruka rwose uzabukoze nabi biki byose muri ako kanya baba sinywe icyo cyayi babonye nk'isoni base bamwira ngo nijye koza ibintu none mu gikoni hasa nabi bamakazi none najye nkakora nkatigita gucya isereri kamfata nkikubita hasi yego kandi bakaza bakanambwira ngo ngero haguruke jya gukora umva barancunyije none bakajya bankiniraho bankuraho ubufindo nkabibona kwera ariko nkumva ndakomeye nkabwira Imana ngo kako haburaga iminsi mike ngo ndindu uyu mubiri Imana simfe nzataye ubwo nubundi bahise bankira mu modoka mu gitondo bugakindege yego ntanyeganyega David umubiri warahindutse ko ngewe no abantu twicaranye nabo mu ndege bari bazi ko bicaranye n'umupfu nari narahindutse umubiri warahindutse none umubiri wose warabyimbye akaguru utagaterura ntaraso na rimwe rindimo yego ko n'indege yatuvanye Saudi Arabia itugeza i Dubai ninjoro batuvana mu ndege n'ubundi turicara aho ngaho mu kibuga ariko nabaga nicaye n'abana barandebaga bakarira hazi n'indege iva Dubai nyine tuzana Kampala Intebe banyicazagamo bagakinga sentire navuye mu ndege Intebe bahita banjyana mu bitaro banshyiraho amacupa bahamagara sister wanjye nabwo yari akibyaha araza asanga barimo baranyongerera amazi mu mubiri n'amaraso ntangiye kugarura ubuyanja noneho nkajya ndambura gutya nkanavuga ndavuga ntabwo ni muri Saudi iryo jambo nabaga mfite nkavuga ni Mana ndagushimye ubu none hano ubwo napfa ariko basi naba mpfiriye mu bantu basi baranamenya ko napfuye ariko nkongera nkabwira Imana nariko Mana n'ubundi nta sezerano mfite ryo gupfa kuko wambwiraga ko ngiye kwiga ariko ntabwo wigeze umbwira ko nzapfa ahubwo warambwiraga ati nzakurinda nzabana nawe ni rero Mana uri kumwe nanjye ubwo urumva sinicaraga naricaraga gutya nkumva igufa ryo mu mugongo rigiye gusohokera mu kibuga nkajya numva ari nanjomba njye nubwo nari nzi ko rwose n'igufa riha nahagarara wapi David n'ubundi bankize muri base baranzana muramu wanjye yadufatiye hariya kuri Mirezi banjyana kuri moto baranzirikaga David bageze mu rugo barambika muri toilette baranjyanaga David akaguru sinagateruraga David narasenze none atangiye ejo bundi mu kwezi kwa karindwi tagira ngo ni kera ndasenga nibwo ni seti yongera arampamagara yumva nageze mu Rwanda arambwira ati wampa ubuhamya kuri voice ariko ubwa mbere ni seti yaragiye kuza hapfa
ngo hari agiye kuza kukura hani Musanze hari umudamu yafashaga arwaye yaramujyanye kwa muganga umwana warapfa yego ntiyaza mweje arambwira ati nzaza mama w'uwo mwana ahita apfa mweje ubundi arambwira ngo nzaza hapfa umudiyakoni wo ku rusengero rwabo n'ubundi ntiyaza mweje ubundi agiye kuza nanone kungeraho inzahukira apfa pasiteri Theogene yego apfa ari kumwe n'umushuti wa Niseti ariko we ntiyahita apfa bamujyana mu bitaro apfa nawe nyuma ubwo byose birangiye Aniseti uko yatekerezaga kuza kundeba hapfaga umuntu ngeze bambwira Imana ntari ku Mana aba bantu ntibaba bari gupfa ku bwanjye kuki uko ari kuza kundeba hari gupfa umuntu sister wanjye arambwira ati ntongere gutekereza ibyo bintu ntago bari gupfa ku bwawe ahubwo buriya n'Imana sinzi inzira z'Imana simbizi none satarangeze aramamagara ati rero reka wakihangana sibyo ukamuhamya kuri voice basi tugashaka ubutabazi bw'ibanze bwo gutabara umubiri kugira ngo ubone ubuvuzi bw'ibanze ibuka nurira yego avuga ati rero je numva kakanya ikintu nakora nakugurira ji yego ari ukanasenga pe uriya muntu arasenga yatangiye kunyoherereza utuntu two amasengesho muri kanguka y'umugabo witwa Kuri Ndikumana uriya mugabo Kuri Ndikumana w'umurundi arasenga pe arasenga nkajya nsenga aho ngaho ku Karagona narahasengeye reka nkubwire David narahasengeye mpambarira n'imbaraga nahigiye ibintu byinshi Aniseti nawe akansengera ndangije uyu mugabo nibwo yambwiye ngiye n'ukuntu namenye uyu mushumba wanjye Pasiteri Sekazuba yarambwiye ati hari umuntu baho ngaho i Musanze arasenga kandi numva ari huri kandi ntabwo wari wavuga ngo urajya kwa muganga ufite ubushobozi bukujyana y'aka kanya ariko ngiye numva ikintu cya mbere kizeho umutima nkurikiranye n'ubuhamya bw'akuntu nabwumvishe ubwo burwayi rwaye ni ishuri ry'Imana ni inkoni z'Imana kandi Imana irabushoboye kandi Imana niyo izakuvura niyo wajya hehe kuko ntago ari ubwizanye ni inkoni z'Imana kuko wanze kuyumvira kandi kanabikubwira ngo ugiye mu ishuri rero ntago ishuri ry'Imana ntago diplome yaryo ari umuganga urifite ntago ari umudogiteri w'inzobere ntago ari igihugu runaka ubwo burwayi bwawe n'Imana igomba kubukiza nanjye koko numva nibyo kandi koko byari ndasenga abarambwiye ati rero ugiye kujya ukomeza usengane muri kanguka ufate uko basenga nawe usenga ariko ngiye kuguhuza n'umukozi w'Imana nawe uri aho ngaho mu ruhengeri nawe uzajye gusengera ndanamuhamagara azaza kureba ntabukoze amuha nimero zanjye koko ngiye kumana umva pasiteri arampamagaye nta nubwo yaje no kundeba yarampamagaye arambwira ati hari umuntu wamaye nimero zawe urihe ntamwani mugashangire uko ndarwaye ngo rero imodoka yanjye iri muri parking iri mu garage ngo barimo kuyikora ntabwo mfite ukuntu naza mu gashangiro ahubwo washobora gufata moto ukansanga mu mujyi andangira aho yaraye urumva ninjye wari ubabaye David ntabwo nawe kujya kuvuga nshobora kwicara kuri moto cyangwa yego sister wanjye bankize kuri moto banzirika igitambaro n'umumotari turagenda rero turangiye hari imbere kuri ADPR hano bacuriza amata y'iroza tuvaho turamubona ari yambaye costume y'umutuku twinjiramo aho ngaho tukinjiramo bahise banshakira aho kwicara nyine ndica kandi ubwo nicaraga ameze gutya kuko naricaraga nkumva ari ikintu kigiye kumanuka nihengeka aho mfashe hose nanafata gutya nkumva akaboko nako wapi Yesu avuga ikintu cya mbere ati reka dusenga Imana yasenze Imana imwereka ibintu byinshi Imana ivuga uko nimwe mu kibiriti Imana imwereka ibintu byinshi mbese arambwira nsengera ambwira ati rero ejo tuzaterana ubaye waramuka ushoboye kugera ku rusengero yaba ari byiza cyane twahise tuva aho ngaho n'ubundi bansubiza kuri moto nsubira mu rugo nk'ejo mbwira Grina umva rero pe kubera ukuntu mbabaye ndumva hari ku rusengero nshaka kujyayo
ariko ndagerayo gute bahamagarana n'umumotari banshyiraho nagiye mu rusengero n'ubundi nticara ngo mu ntebe dore nabaga ameze gutya nshinyiriza amaguru utayaterura barasenga Imana imuvugiramo Imana iravuga ngo nkubwira ngo ngiye niyumviye ibiganza by'Imana ku mubiri wanjye gukorera massage ako kana niyo nkibutse ndaseka nkibagirwa ko nariraga ngiye numvisha ukuboko kw'Imana David numvisha ibiganza by'Imana binkoraho Imana irambwira ati umugongo wawe ndawufunze n'ibiganza byanjye ati nkuremeye uturemangingo ngukoreye massage yego ntabwo yarazi kuko nta misokora ibicishe muri sekazuba yego yarazi ko nta misokora mfite kuko nabyo naramubwiye niko tubiganira ariko Imana ikimara kuvanga indeme uburemangingo ese mvuga nibuka za sikani bancishijemo zose ko nta misokora kandi ntabona imisokora nzaba parariza ndavuga nti Imana ibintu ni wowe bivuze buriya reka mujye mwizera Imana kwizera kurarema ngiyewe nyimara kumva iryo jambo naravuze nti Imana ntabwo ndashidikanya ni wowe uvuze avuze mu izina ryawe waravuze ngo Mana ni wowe uvuze none rero Mana huri waba uvuze waba utavuze uravuze ngewe ndabizi ngo uravuze kandi Mana urabikora navuye aha n'icyizere David twangije amateraniro fata moto irongera insubiza mu rugo ndagenda ndaryama bigeze ninjoro numva sinzi ukuntu meze natutubikana kandi mugashangira konja kubi ubu meze nk'uri muri filime yego ndatuyana ahantu hose ndatuyana amazi araza ndangije none ndabyimba kurushaho mbyimba face noneho najyaga mbyimba face kubera abadayimoni biwacu iyo nabaga mbyimbye face bamaga indi sura itari iyanjye yego ndatumba ahantu hose ndafigiza umuntu ugira nk'igiriya ahantu hose je si wapi ku buryo nabyo mu gitondo barandebye muramu wanjye ni wambonye bwa mbere arikanga ngo kwabaye nk'igisimba nyenda turika ndarira ko nari ndimo kubyumva natinye no kwireba David nirebye mbona nagwa ari nge mbona sinzi undi muntu nabaye nawe ndahamagara nohereza voice kuri wa muntu n'ubundi ujya unsengera ndamubwirane natumbye nagize isura tari yanjye ndafotora amafoto ndamwereka ariko iyo byabaga bimaze kuba nka gutyo narasengaga nkasenga nkituriza nabyimbaga mu munota umwe no mu wundi nkaba ndabyimbuye nkongera nkasubirana isura yanjye noneho ndavugana ariko ibyari byo byose nzajya no gushima Imana yego kuko nimba Imana ari yambwiye ngo izanyiza ndi gushingura akaguru gutya nkongera ngagasubiza hasi nubwo nari kugenda nta kintu mfashe ibimenyetso ndimo kubibona yego bizageza ku cyumweru njye gushima Imana ndanabirarana yewe mbwira muri umunange ni rero kuko nabaga kwa muramu wanjye ndazinduka ko nshaka kujya ku rusengero nkajya gushima Imana murarane gahunda y'umumotari azaze kumfata ndabyuka mu gitondo njya hanze nyegera hanze arambaza ngo ugiye kugenda ngiye kugenda nshima Imana pe ahigejeje ikora ngewe ndi kubyumva kuko ndi kwicara nkumva ryagufasha gusohoka ariko nkumva ntabwo kikunjomba nka kwakundi kandi urukona ko ndi kuzamura akaguru gutya nubwo ndi kugendera ku nkoni mfashe ikintu ariko ahantu igejeje ikora ni Imana ikwiriye gushimwa rero nyimba bivuga gutyo mpita nongera mpita mbyimba mu face neza none ngira urundi rusura gurusimba ku buryo nta gushobora gusohoka mu rugo ngo njye ahantu sinajyayo amasaha arangije yo kugenda nongera ndabyimbuka yego ndongera mera nk'uko nari imeze ubwo ibyambagaho byose nahitaga mbibwira nde umuntu wansengeraga none arambwira ati senga ntuzaseka zuba oya aniseke ndi muntu yego ubwo noneho ndasenga nanjye nyigisha gusenga ndasenga ndongera nsenga amasengesho nkanasengaga ndi muri Saudi Arabia yego ndasenga ahubwo noneho ndanayarenze ntangiye gusenga nanjye nkajya nkarota kandi ibintu Imana iri kumbwira ibintu nkanarota iby'Imana irankorera byose ndangije ndavuga nti none uko kabiri nzashima reka kibiki mu gitondo nabwo ndumana ntangiye kubyimba ndavuga nti umunwa ni wabanza guyo hejuru ugahita ugera nka hano ndavuga nti wa munwa we
nushaka ubyimbe none aho tugera mu kinigi ndanakugendana nimba nshoboye kukutwara ndavuga ni ubwo ndabyimba nkagira isura nk'iyi ngunzu ndajya mu rusengero ndasigara ndi gukoresha umunwa mvuga ni Imana nje ku hano kugushima ariko ntabwo urongera kunkangisha kubyimba nyibivuga gutyo nahise niyambarira masike umumotari araza ngeze mu rusengero umunwa wabyimbutse ndahaguruka buhoro ndagenda nshima Imana mvuga n'ibintu Imana inkoreye ari nabwo nahise mvuga nishaka kubatizwa yego bahita banyandika ntangira kwiga umubatizo ntangira kwiga umubatizo noneho nkagenda nasenga nibwo natangiye kujya numva noneho ndi gutera intambwe nkagenda nkatera intambwe noneho nkijyana kuri toilette kuko baba barankoreye agatebe ko kwicaraho muri toilette nkagenda nkakicazaho nkongera nkagaruka amaguru atangira kujya abyimbukamo gake ariko bikibyimye sigaza isereri kuko nta maraso nari mfite ariko nagira gutya nk'ikirenge nkumva kiri gukora amagufa ntago ari gukubana ntago ndi kubabara ndavuga ne uturemangingo Imana yambwiye twaraje imisokora yaraje umva nari meze nk'aho umuntu wikirigita agaseka buri kanya nabaga nganira n'Imana nkavuga ni Imana natumvishe umugongo watangiye kufunga Mana ushimwe kuko ibi byose ibyo wambwiye byose ugiye kubikora shimwe nkajya nshima Imana buri munsi aho ni cyose nkashima umuntu yamagara tumeze ute ko abantu bose bari bazi ko ndi ikirema nkababwira ni Imana rwose iri kumvura ndi kumva ndayumva mu birenge ahantu hose ibiganza by'Imana ndabyumva ndanaryama nkumva rwose iri kunkanda nganabirota kandi nkabyuka ngasanga nibwo natangiye noneho kujya nsirimba ahubwo buhoro nkasirimba ubwo nawe wumve mu kwezi kumwe yego byageze mu kwa munani imisokora yaragarutse naciye no muri sikani muganga arambaza ati wivurije ndamubwira ni ngewe wemenya ngo imisokora none se niki kiri kwizana watubwije ukuri ndamubwira ni Imana yo mu ijuru yego ni Imana yo mu ijuru yankoreye masaje njye numvisha ibiganza by'Imana niyo mbibwiye abantu ubwo bagira ngo narasaye nawe numvisha ibiganza by'Imana numva Imana iri ku masaginga nkuko yabimbwiye indemera uburemangingo ninkiramo imisokoro uko umunsi bukeye nuko bwiye dogiteri biramucanga yaranambwiye ati nta komanteri nyinshi ndashyiraho pe nimba nta wagiye kwivuza koko akaba ari Imana iri kubikora Imana ishimwe iryo jambo ryonyine yambwiye David ntangira kubyimbuka umugongo urakomera ntangira kugenda n'igihe cyo kubatizwa kiraba kirageze rero ariko nimba abakurikiranye ubuhamya bwanjye iwacu nkaba nari umugirwakazi kumbe nari narabatijwe abakurikiranye nuza episode 1 twabivuze na part 2 muri part 1 noneho nkaba nari narabatijwe ariko mbatizwa mu myuka mibi kwa Nyabingi yego kuko nakirane narabatijwe muri Gaturika kandi ngiye kubatizwa muri Gaturika nari ndi umwana nta n'ibyo ibintu byigeze bimbaho ngo bindwanye yego ariko hanga ngiye kubatizwa nkuze ko nene naramaje no kwatura ibyaha baranandukanyije na karande Nyabingi aravuga ati ntabwo urabatizwa twari turi muri ino nzu abana banjye baryamya baravuga ati rero pasiteri yatubwiye ko turagera kuri pisine saa 12 ubwo nyine nawe urumva niteguye nk'umuntu ajya kubatizwa ibyishimo ni byinshi dore ko niteguye kwakira abantu hano ariko bigeze saa 10 pasiteri arampamagara ariko amamagara ngewe nari ndi mu kiroto nkagira ngo ndi mu kiroto abagore batatu bangezeho banyicariye banize ndava abakecuru nazi uko basa bambwira ngo ntabwo urajya kubatizwa warabatijwe nujya no mu mazi urapfa ntabwo uvamo nanjye nkajya mvuga ni ndagenda ndabatizwa mu izina rya Yesu ariko byanize ndoro byari byamfasha no ku buryo narabyumvaga pe bwakeye numva mfitemo n'imvune none nka saa 10 pasiteri arampamagara arambwira ngo waramutse numva navuze ntari gushobora kuvuga arambwira ati rero twebwe turimo kwitegura saa 12 tufite kuba twageze he kuri gori ceceka ariko nawe ngo kumpamagara ngo yumvishijwe iri mubwira ngo hamagara mutesi kumbe nko kumpamagara nabyo byaramfashije kuko ibyari byanize byashaka kunyicira mu nzozi yego ubwo ndavuga nti ndongera ndaryama hari umudamu nawe munini wari wamerekeje
arantelefona nka saa 12 atari saa 10 n'igice atumva itegure saa 12 mwe mugeze tumunanye ndi kwitegura Davina arabyutse umunwa n'ubundi wabyimbye wageze aha nagize n'ubundi ndi sura ngira ngo waranambonye nubwo we ndi kuvuga uri kubyumva ariko ndi kubibwira abantu nyine bankurikiranye mbona amaso yageze iriya munwa yageze igiriya none mfite agahinda amaso yabaye umutuku mu maso yanjye n'amarira gusa mfite agahinda kenshi nazaho katurutse yego bitaberanye n'ukuntu nari imeze ejo cyangwa n'uwo munsi wanjye nkumva ikintu mu mutima kimbwira ati urapfira mu mazi mwaka nkumva n'irindi jwi rituje ati humura ninjye waguhamagaye umwana wanjye umwe mutarandira avuga ati mama ndumva ariko wowe ubwo abananjye bese basohoka turagenda nagiye nanjye pe ndavuze nti mana ndagiye naba ndi mu isura y'ingurube naba ndi mu isura y'igisimba gisa gute ariko ndabatizwa yego ngomba noneho nk'uko bari kumbwira ko narabatijwe ngomba gukora divorce uyu munsi na Satani nkabatizwa bushya nkabatizwa amazi menshi mu kuri no mu mwuka ndabatizwa nibwo nafashe inzira ngera kuri Fatima mageze abana turabatizwanye barandeba bagira ubwoba umumama wari wamerekeje mama pasiteri n'abandi bari baje bamerekeje dore ko bantu bari bamerekeje benshi bandebye bagira ubwoba pasiteri yaje hadusanga ankubise amaso nawe agira ubwoba arambaza ati wabaye iki ngero umuntu arambaza ati wabaye iki nta jambo nari mfite ryo gusubiza nahitaga nturika nkarira ariko burana nabavaga n'iruhande nkajya ahagana hirya mu turabyo nkongera nkabwira Imana ni Imana ubuzima bwanjye kakanya buri mu biganza byawe ndindira umubiri n'ubugingo simpfe kandi Satani ntago kurusha imbaraga ntagaru hareba abantu nkari ariko njya kujya mu mazi numvaga hari imbaraga zigira ati wigenda ariko nkumva hari izindi ziri kunsunika genda kumbi kuzimu byari biri gusenyuka divorce yari yatangiye haleluya Imana yo mwijiri ishimwe nyimara kugera mu mazi nyikandagira mu mazi pasiteri aransengera arandubika numva hari igishaka kumeza yarandubika agize u Rwanda itazamura dore ko namurishaga n'ibiro harana habaye imbaraga z'Imana Davi wari uhari ibintu byabaye warabibonye navuye mu mazi mpita mbyimbuka ngarura isura yanjye amaso abumweru mvamo nseka mfite ibyishimo bitangira uwo munsi kugera n'isaha twanageze hano ndafite ibyishimo cyane nakira n'abantu umunsi mukuru urashyuha kuvura munsi sindongera kubyimba feza kuvugira munsi nta nubwo nongera kumva biriya bijwi ngo warabatijwe cyangwa iki uwo munsi nakoze divorce Satani rero barampiga hasi no hejuru hari igihe njya kumva nkumva akagura arongera akarwajije nkongera nkasenga ngagafataho nkasenga nyana mwibutsa Imana ngavuga ni Imana warambwiye ngo nkore message ntago nzagukorera ndi ikirema ndabizi kuko ari wowe ushobora byose nkongera nkatungana yego n'aka kanya ndi umukozi w'Imana ndirimbira Imana ntanga ubuhamya mvuga ineza y'Imana n'imbabazi ndakomeje kandi nzakomeza use ubuhamya bwanjye nshatse sinanabugarikiza aho ngaho patisserie reka patisserie Imana ni nziza n'umukozi w'umuhanga reka patisserie tuyirekera aha ngaha ariko ntago nanone nk'ibisanzwe ntago nagize ikintu kwibareza ariko sinzi niba ngikwaje mu gihe cya nyacyo cyangwa se atari mu gihe cya nyacyo hari Arabia Saudite hari abandi bana b'abakobwa hari umuntu ushobora kwibaza akavuga ati nukubera iki wabuze amafaranga akagucyura mu ndege kandi warakoraga no kuvuga ngo narakoraga amafaranga kuko bahoraga banjyana kwa muganga buri munsi amafaranga yanjye barayankataga nagize ngo bakujyanaga mu bundi bwivuzi waga bafite ibintu barabinyikizaga isaha n'isaha umunota ku wundi ubwo nibyo kurya baranige banabikwishyuzaga reka da naryaga ibyo bashigaje none nangera no kurwara gutyo abona ko ngiye kugenda nabwo bagafunga ku mpenda
no kuvuga ngo mbese hari n'ikinene bagiye kuvuga abana barigira muri Saudi Arabia bamwe barapfa abandi bagurisha inyama zabo zo mu nda navuye hari umwana bateye ngo intanga z'ingamiya ariko atarabyara imukuriramo sinongeye gukurikirana amakuru kuko ibyo byose ibyo byose nabibonaga kuri groupe nyine twarabivuganaga groupe imwe nkimara kuvayo yarahagaze indi ndayikomeza ariko nta makuru twongeye kumenya uwo mwana nimba ariho cyangwa atariho abapfa bo ndabamenya no mu minsi yashize hapfuye umushuti wanjye nawe yahoraga nsengera yahoraga mpamagara ngo musengere ndacyari ati nsengera basi wenda nanjye ntabare mvaha ndasenga ariko birangira n'ubundi apfuye hari ikindi kibazo wenda abantu bashobora kwibaza akavuga ati ariko nkari igihe tuba twabivanzemo n'ubujiji cyangwa se n'ukurwa tutagize buriya ngo usanga Arabia Saudite ngo nta miryango ihari hano uburenganzira bwa muntu cyangwa se ubuyobozi bwaho ntabwo bushobora kuba bwabikurikirana ku buryo numva nabo mufite telefone munafite na internet mwakoreshaga no mufite uburyo bwinshi bwo kwa mwavuga ibibazo mufite nk'aho ngaho no kuvuga ngo cyangwa se mukajya no kuri ambasade y'u Rwanda kuko niba bafite ambasaderi mu Rwanda ariko biri kose arahari ku buryo mwagenda mukavuga n'ikibazo mufite mukabona uburyo mutaha no kuvuga ngo hariya ntabwo ngiye kuri ambasade y'u Rwanda sinari kujya kuko nari ndi umugande kandi n'ikindi irahari ariko nimba wankurikiranye neza nkitangira no kuvuga ngo iyo ugeze hariya ahantu ukiva mu ndege bosi wawe agufashe ntabwo wongera gusohoka nta wundi muntu mama uzongera guhura uretse bo ni ukuvuga ngo kuri groupe tuba turiho ariko twese tuvugana nyine aritwe twizengurukamo n'ubundi noneho niyo uvuze ugahamagara nko kuri ofisi benda igihe kikagira bakaza no kukureba n'ubundi n'abarabu baza nta kintu ubuvuze rero kandi noneho iyo utorotse wenda tuvuga ukagirirwa nk'umugisha ugatoroka ukagera hanze y'igipangu barakwica abandi cyangwa n'abandi bagukurikira bakuzana bakakwica cyangwa polisi y'abarabu yagufatira mu muhanda bakajya kugufunga bagushyiraho imisango utaza ariko nabwo aba ari amahirwe wasohotse muri yanzu ubundi no kuvuga ngo inzu tuba tuyirimo nk'uri muri gereza usohoka muri iyo nzu muri kumwe hari ahandi bakujyanye gukora ukongera ukagaruka ubu uri aho ngaho mbese ari burimo ari bo bagufite kuko byarashakuje cyane imirambo ibaza ati imirambo yarazaga i Bugande buri munsi birasakuza bakavuga ati kubera iki Uganda ihora ipikinga imirambo buri munsi pikinga ariko ntibakurikirane ubuzima bw'abana bari nyamara umunsi umwe hapfuye umukoreya apfuye perezida w'ubukoreya yarahagurutse araza bafata n'umwana mwinshi bajya kumufunga yego bamukatiye na burundu kuko bamise bamujyana bamuriza indege banamukubise cyane ariko ikibazo kiriho navuga nimba aba bantu batujyana nabo bafite imisoro basorera leta ikindi nashinze wenda nka leta y'u Buganda nta nubwo ari njye wabishinje bwa mbere kuko abana bakubise imiranga abanyamakuru baravuze ntabwo bigeraga bita ku kiremwa muntu handi na minisitiri yigeze guhaguruka aravuga ati baba bagiye gukora iki abivuga ku makuru ku ikoranabuhanga n'abantu baramuhagurukirana cyane baravuga ati wavuze nabi ngo baba bagiye gukora iki koko n'akazi karabuze nuvuga ngo ntabwo leta nayo yaragize ubushake bwo gukurikirana kuko imirambo yarazaga bakayipikinga ku kibuga cy'indege bakajyana kwa muganga bakabona ibice bimwe byo mu nda nabyo bafite kandi bakabahamba bikarangira ariko kuva uwo mukoreya yapfa perezida w'ubukoreya agahaguruka akaza muri Saudi aho wenda byatangiye kugira ariko n'ubundi abana baracyabonabonerayo hari uwigeze kwandika mbere ku buhamya bwa Niseta aravuga ngo ko twebwe twagiye tujyayo tukarangirizayo manda yacu tugasubirayo byashoboka bitewe n'uwo hariho bariyo barangiza kontara bakanataha bitewe nabo wagiyemo ariko ubundi muri rusange abana bari Saudi Arabia barabonabona cyane urabona iyo ngenda mvuye nka hano mu Rwanda mba naragiriwe umugisha u Rwanda buriya ruratabara ruratabara igihugu cy'u Rwanda perezida Kimani mu mugisha kiratabara kuko nigeze no kujya n'ubundi kuri social media nkiriyo hari umunyarwandakazi n'ubundi bajyanye uri muri Oman yaragiye gupfirayo ibyo birahaza u Rwanda rwaramutabaye bamuvana yaragaruka kandi yaragiye gupfa pe yaratabaje ibintu byarakomeye ubwo rero njyewe nta kuntu ari gutabaza u Rwanda ntirunzi nta byangombwa by'u Rwanda nari mfite nanagenda sirwo rwanjyanye
gutabaza rero ugahamagara kuri company umugabo wari atujyaye wamuhamagara ati byagenze gute se ihangane ntibazongere no kukwitaba wowe ugasigara uri gusenga ukavuga ati mana numfasha nkavayo nzagushira we yagize nubwo atubwira ati ngiye cyo nabakure no kubereka inzira nkabahuza naho mugomba kujya ikindi akantu yewe baga baranamwishyuye amafaranga menshi wowe ukagenda uzi kugiye gukora akazi kandi baramwishyuye akimpsiko cyangwa umutima byaramaze kubyishyurirwa kandi batujyana ibintu byose barabipimye nta n'ibicurane byo mu maraso ubufite aha muti ikindi kintu cya nyuma ngiye kukubwira wenda se cyangwa ngiye kuvuga ngo tuvugeho gatoya tunasoza episode yacu ya 3 urumva tuvuze kuri byo byose ariko gusa icyo nababwira cyo nabo bantu baba bahari badukurikiye hanze nyabuneka mugerageze amahirwe ikintu gitoya ikintu ngiye kuvugaho ni ikintu gitoya niki wabwira aba bana b'abakobwa cyangwa se n'abahungu bari kugenda bakumva amakampani ngo batugufasha ujye hanze batwigira tujye hanze gutyo uti kujyanze tukagenda tubyishimiye niki wababwira muri kariya kanya umuntu wari kumbuza ntago nari kubyemera nta nubwo nari kumwumvira kuko numvaga ko ngiye gukora amafaranga kandi nkaza ndi umukire ubuzima bugahinduka ariko ngewe kandi nanjye hari abo numvaga bavuga ngo banapfiriye ngewe ntibimfateho aka kanya ndababwira bashishoze n'ukuri bagenda bateganyije ibintu bibiri uzagaruka cyangwa ntuzagaruka cyangwa se nanani Imana itaguhera umugisha rega nk'ubu se nkanjye ko nagiye nakuye hiki ariko aka kanya ndi mu Rwanda kandi Imana iri kumpa umugisha sibyo rero pe biriya bihugu by'abaraho kujyamo ubugiye kubona ni akazi k'ubucakara n'ugenda akagirirwa amahirwe akagaruka pe amafaranga arayazana ariko baramuganiriye akakubwira uburumyi acamo kugira ngo ayabone nabyo ntabwo byoroshye nkongera kwibwirira abandi bana bariyo bongere gusenga basenga Imana yantabaye Imana yatabaye Daniel ikamurindira mu rwobo rw'intare iyakuye Saduraka Meshake na Bedenego mu itanura ry'umuriro Imana yantabaye igatabara ngewe mutesi simfe nimvane mu mwuka umubiri warampfiriyeho mbibona aka kanya nkaba ndimo kuvuga Imana irahari kandi n'inzima kandi irumva abarushye n'abaremerewe rero muturize imbere y'Imana irabazi mute turagushimiye cyane no kuba wemeye kutuganiriza nubwo bitari byoroshye cyabaye ikiganiro cyagayemo ibintu byo kwibukira byashize bikaza kutagenda gutyo ukunda ariko reka twe tukubwira ati Paul sana bijya mu buzima ngo Imana izakoresha gibanze kamukora icyo ni ikintu tumaze kumenya twese Imana izakoresha ibanze kamukora kandi ku ntego wafashe ntugatezuke aha sinzi ukuntu tugiye kuza kubigenza gusa hari nk'umuntu ushobora kuba ari hanze afite icyo kibazo ashaka umusengana n'iki nubwo turi kumutesi Derifins n'ubundi tuzaza gupininga nimero yawe hasi ariko turagira ngo nutarabuze kubona ikindi mepininze hasi uze kuyimusigira n'undi muntu ushobora kuza kuba yagukina mu buryo butandukanye se mu nyunganizo mu nkunga cyangwa se uburyo bwose bujyanye nuko ijambo ry'Imana cyangwa se bw'Imana uburyo bwose bujyanye n'ijambo ry'Imana bwamamara bukajya hejuru waza tusiga nimero yawe ukanahita unadusengera ngo dusoze ikiganiro cyacu nimero yanjye ni 078 40 30 877 ubwo abari mu bihugu byo hanze bashyiraho kode ni agasaraba ko guteranya 250 yego murakoze cyane wadusengera Uwiteka Mana nziza Imana y'amahoro ndagushimye kuko abanye natwe muri iki kiganiro tumaranye umwanya munini nawe mwami watuyoboye izina rya rihabwa icyubahiro sabiye umugisha barabikurikirana n'ababikurikiranye n'abazabikurikirana nyuma abari mu mpande enye zose z'isi mwami abari ahantu hatandukanye abari mu Rwanda kandi mwami Imana yanjye bose mbasabiye umugisha no kukumenya izina ryawe nirihabwa icyubahiro rero kubw'uburinzi wadushyizeho urakomeye mwami bisabye none n'iteka ryose mu izina rya Kristo amen.